ndi umuntu uri kujya kwa muganga ujya kwipimisha ariko icyo ngicyo ni uko namukorera ihohoterwa kuko watsindishije bagusindishije yari umushyitsi wanjye kuva kera ariko bitewe n'ukuntu muri iki gihe naranze abantu byose kugira ngo mwirinde bitewe n'igikomere nari mfite nta bintu byinshi nashakaga ariko bitewe n'ukuntu porosesi ziragendaga ukagarika muri cezi ngende mbabarira abantu niko yisanze iwanjye naracyana burotswe pe turanywa nyine niba yaraborotse yageze mu rugo ate kandi yamborotse mwavuganye gute okay it's not my business abantu niko yisanze iwanjye naracyana burotswe pe turanywa nyine byose ariko nyuma nisanga nambabusa po dina mu mihango so n'ikibazo gikomeza niyo mpamvu bihamya tu n'ikindi rero ni muri process kugira ngo babikurikirane biri official that's what I'm feeling ni inshuti yanjye nta kuntu narusha umuntu wanjye hariya outside just like that kuko mbizi neza ko ari byo none se kwa muganga ubu urateganya gutangira process aka kanya cyangwa kandi ariko ndi kujyayo ndi kuri kujyayo okay hanyuma se we yahise agenda yancitse kandi na muganga ringira ubwo n'ukuntu yansindishije nabona kujya kuri referansingi kamere nabwo yatirindira tunemere neza tujye kuri ribu nubwo nari tayari ubundi njye ntabwo ndi mu buryo bwo kujya muri ruhame ngo bikini bikiso nabwo yarindira ariko bitewe n'ibintu numva nakorewe reka turindire binjemo tugende mani baranshika tu none se yari wenyine cyangwa wenda yari yaje ari kumwe n'abandi undi mugenzi aramucikisha kubera ko ngenda namwanje n'inkweto ze nazihishe ariko yagiye nta nkweto kabisa inkweto ze zirakiri mu rugo nazi urumva ko hari n'ibimenyetso byasigaye Jesus mugende babakone mu bibiremba nka Godfather Jesus Mungu wangu iyi ni miujiza inkweto zasigaye mu rugo ngenda namwanje n'inkweto ze nazihishe ariko yagiye nta nkweto kabisa inkweto ze zirakiri mu rugo nazihishe nicyo kintu cyose kinyereka ko muri ihohoterwa nyine weretse ko akorewe ihohoterwa nuko yahishe inkweto banyarwandakazi njyewe kugeza aya masaha uretse aya majwi namwanje n'inkweto ze nazihishe ariko yagiye nta nkweto kabisa inkweto ze zirakiri mu rugo nazihishe nicyo kintu cyose kinyereka ko muri ihohoterwa nyine pole sana ni ukuvuga ngo hano ikintu duhita tuvuga ati umva so ntabwo kugeza amasaha nyuma y'aya majwi urimo kumva uretse kuba dushobora gutegereza mu ntega amatwi uretse kuba dushobora gutegereza ibiri buze kuva mu iperereza ibindi ni muzamuke mu bisesengura uko mushaka Jessica wari wasabye ijambo aha hantu ni wowe wari wageragarijeyo hari amakuru bifite ndahari umva na MC nine nigeze gusangira na Shadibu one day no wigeze gusangira na Shadibu ndi kumwe n'abashuti banje twari benshi turi ahantu muri party sibyo uri bunkundire mvuge se cyangwa uri buze kunzibisha vuga wenda vugisha ukuri uko mbyumva uwo munsi twari abantu benshi cyane twagiye ahantu muri party twari abakobwa nka 7 nabo barahari bose barabizi nsangira na Shadibu umbwire ngo amavideo ndayafite dusangira amayoga
ariko yaricaranye n'abagabo b'ingagari akazajyanwa ibintu hari ibintu bacisha mu mazuru bimeze nk'ifu y'umweru. Ewana yamara kubinywa akayisanga kuri stage akayitama. Ikibazo nawe rero urumva Breka ndangize kuvuga ntabwo ibyo urangiza numva kugiye kumbwira kuri iki kibazo kuri ikibazo cyawe kandi ndariho ndi kuganisha nyine niho ndi kuganisha ndi kukubaza mutapinga Jessica ntabwo ushobotse uretse nkarangiza ukumva ko ntabwo urangiza kuko amaze kuvanga uri kuvuga ibintu bidafite aho bihuriye ariko se mwabaye mute erega nawe nari kugira ngo ngushyire nawe yasheri sadi barasinziriye yiba telefone yibabaye bureka mvuge iriga ntabwo bikuruwa ngo ikibazo kiriho nk'ubu nari haburagaho ibintu bike kugira ngo nawe mbite nkwemerera kuba impuguke kazi oya wabona yasinze uri kupromote kugira impuguke kazi gute kandi uri kubyija reka kuva mu byabaye gira comment kuri ibi ngibi by'uyu munsi iby'uyu munsi nyine wari ugiye kukirangiza kugira ngo ngushyire mu mpuguke kazi so bemera rero unyumvi reka ibyo bintu ngaho komeza ariko vuga kuri iki cyabaye kandi gishyira mu bwenge mu kuvuga none sinda kugira impuguke kazi gute kandi wumva vanga ibintu komeza okay nyine ubwo icyo gihe nyine Shadibu ni wa muntu nyine usinda agasinzira agakora ibintu bidakorwa wabona nyine yamuriye umugono bamara kunywa ibyo banywa bamara gusinzira agashiduka babikoze nk'uko yibye telefone y'umubosi twari twagiye gukorera bakayibura twese ababyinnyi bakadushyira ku ruhande bakadusaka bakayisanga muri bag ya Shadibu ntabwo ubwo bigaragara bose ubwo bari banyweye ibiyobyabwenge babanze babapime ubu turi kuvugana nkwambuye kuba impuguke kazi ntabwo wabinkora shiri ndabikubwiye impamvu ndakubwira ni ubu biraza kunsaba kongera gusubira inyuma gato kuko ibintu uri kuvuga mbakubwira ikintu kimwe urikumva nani Jessica ni ukuvuga ngo iyo ibintu ngoma no kubisobanukirwa ntimugafata ibintu byose ngo mubishyire mu byuruzi imihanda kuba yamusambanyije yabikoze nyine kubikora yabikoze n'ibimenyetso birahari ibimenyetso birihe erega Shadibu nafite amatako meza aba yagiye kuyaratira abana b'abasore nk'aba ngaba se kubizi ariko se kutanatuma mubwira kanicecekera uri mwiza turabizi uteye neza ayo maguru yawe uragenda ukambara imyenda iri sexy ukajya muri piscine ukereka abana basura none se nimba mwe mwasinze wamweretse ubwiza bwawe dore ko wasinze wirekura nkuzi we Shadibu nanjye waransomye twasinze video ndazifite urirekura iyo wasinze ukirekura bikabije Godfather mbwira nzi koherereza izo video mutsi yasinze urekuntu twari tumize so rero ni wewe wabyiteye nyine urakoze cyane ndagushimiye urakoze Jessica Boss Lady Miss Jennifer Mrs Lopez urakoze cyane ariko ibi ni ibintu biri sensitive ku ruhande rumwe ibi bintu twe turi gukoresha ntabwo tuzi niba ari byo cyangwa atari byo ariko akantu kuko yamuwe mana we Yesu kujya kwa muganga ujya kwipimisha ariko icyo nicyo nuko nakorera hohoterwa nuko bazinzishije bagusindishije yaramushite wanjye kuva kera ariko bitewe n'ukuntu muri iki gihe naranze abantu byose kugira ngo mwirinde bitewe n'igikomere nari mfite nta bintu byinshi nashakaga ariko bitewe n'ukuntu process ziragendaga ukagarika muri chance ngende mabarira abantu niko yisanze wanjye aracyana bloke pe turanywa nyine byose ariko nyuma nisanga nambaye gusa bro dina mu mihango so n'ikibazo gikomeye so niyo mpamvu nahise mbihamya tu n'ikindi rero ndi muri process kugira ngo babikurikirane biri official that's what I'm feeling ni inshuti yanjye nta kuntu narusha umuntu wanjye hariya outside just like that kuko mbizi neza ko ari byo none se kwa muganga ubu urateganya gutangira process aka kanya cyangwa kandi aribwo ndi kujyayo okay hanyuma se we yahise agenda yancitse kandi na muganga ringira ukuntu
yaransindishije ndabona kujya kuri referansingi kamere namwe atirindira nimere neza tujye kuri ribu nubwo nari tayari ubundi njye ntabwo ndi mu buryo bwo kujya muri ruhame ngo bikini bikisa namwe arindira ariko kuko turi n'ibintu numva nakorewe reka turindire binjemo tugende mani baranshika tu none se yari wenyine cyangwa wenda yari yaje ari kumwe n'abandi ubundi mugenzi we aramushikisha kubera ko ngenda namwanjye n'inkweto ze nazihishe yego ariko yagiye nta nkweto kabisa inkweto ze zirakiri mu rugo nazihishe nicyo kintu cyose kinyereka ko yawe ari ihohoterwa nyine oh pole sana ubu ni nk'iyi nama wumva waha abakobwa cyangwa se bashobora kugwa nko mu mutego nk'uwo umva birinde ikiremwa muntu bikunde tu nta kindi birinde nta kindi pe ntabwo bikunze bimenye birinde ngo bikunde tu kubera ko urumva ko iyo utikunze ushaka abantu aribo bakurangiza ariko iyo wikunze ntabwo uha access umuntu uwo ari we wese ni ukuvuga ngo cyerekana ko umuntu aba ari loni ntabwo ariko nabivuga njye nari ndi mufashishije yo yego hari abantu baba bakeneye abantu kubera ko baba bari none ndani bakabicisha ibyo bintu bikunze iyo wikunze wiha ibyo ari byo byose ushaka ariko iyo utikunze ushaka abantu tuba biguhe nicyo kintu nababwira bikunde tu nta kindi bakora mu buzima bwabo urakoze rero cyane kandi wihangane ubwo wenda n'andi makuru turakomeza nakoze nyine nubwo wasanga ndi icyerekezo cy'abandi bose nabo babonereho nyine urakoze cyane mutapinge screen ubu noneho ninde muntu wampa nimero y'umukaraza mwongere mumpe nimero y'umukaraza yo gukoresha kuri WhatsApp nimero ya Yugi abantu muri kumbaza ngo Yugi ninde Yugi umukaraza nuyu nguyu kano kana uyu nguyu niwe nyiri nguyu Yugi nuyu abantu muri kuvuga ngo wiki mutapinge screen Tamara vayo umunyamakuru. How are you doing? Ndabaramukije, how are you? Bekirije turaho. Ndashaka kugira ngo numve ikintu uvuga kuri ibi bintu. Ntabwo mbyumvishije neza n'ukuri. Ayo majwi ntayo numvishije. Shadibu arashinja Yugi umukaraza kumusambanya, kumurongora, gushyira igitsina muke batabyumvikanyeho. Kandi noneho Shadibu akavuga urukunyumva. Can you hear me? Shadibu akavuga ko Yugi yafashe igitsina cye akagishyira muke, yasinze, urimo kumva? Shadibu aho akangukiye agasanga igitsina cye cyakoreshejwe mu nyungu zabo bwite, nta ruhare yabigizemo. Mu yandi magambo, Shadibu aravuga ko mu majwi ye twiyumvira, aravuga ko nyuma yo akangutse nk'umuntu wari wasinze, yasanze igitsina cye kitameze nk'uko yari yagisize cyakoreshejwe. Ariko noneho akavuga ko ikimenyimenyi ibi ngibi byamukorewe.
byamukorewe ari mu mihango. Urukumva? Byamukorewe ari mu mihango. Yasambanyijwe. Mwiseka birababaje. Birababaje. Mwiseka. Nk'umunyamakurukazi kandi wize neza utandukanye n'izi mpuguke, niki wowe ubivugaho? Urabyumva uti? Mu majwi ye ndayakinnye, urayumvishe? Shadibu ati ibyankorewe, nashatse gufata igisambo cyari kimaze kunyiba. Igisambo cyari kimaze kugira gute? Urimo kunyumva? Igisambo nagifashe batekwa, namufashe ati biratariruka. Urumva? Yamufashe se yarasinziriye arakanguka. Yakangutse. Uri kumva amakuru avuga ko ngo ndi gusesengura ibingibi, ndi gusesengura amagambo ya Shadibu. Shadibu avuga we ko yakangutse kuko yaryamye yasinze. Urimo kumva? Aryamye yasinze, akangutse asanga mu bice by'umubiri bye hari ikiri gukompreninga, hari ikiri gusaba ubutabera. Urimo kumva? Icyo gice cy'umubiri agicekinze nk'umuntu nka Deona, nka bose w'umubiri, aravuga ati wa gice cy'umubiri we ufite ikihe kibazo? Ati nakoreshejwe uburetwa ntabigize mu ruhari. Ubwo nibwo Shadibu kwirunguruka asanga, urukumva, avuga ko yasanze Yugi umukaraza nkuko inkuru iri ku gihe. Mu majwi ya Shadibu we aravuga ko umushuti we ariko ntabwo yigeze, ariko urukumva igihe ko bamaze gukotinga n'abandi banyamakuru reference dufite ubwo bita umukaraza Yugi. Mvugira ngo Yugi umukaraza ngo yagize gutya ngo mu nshuti, kuko Shadibu avuga ko inshuti zose yarazibaninze. Inshuti yagize ati inshuti yarazibaninze zose, banyarwandakazi. Uwari uhawe amahirwe yo kugaruka mu buzima bwa Shadibu ni uwitwa Yugi. Tega amatwi wumve. As a friend cyangwa as someone special in her life? Umva hano munyarwandakazi nawe umva. Ndi umuntu uri kujya kwa muganga ujya kwipimisha, ariko icyo ngicyo nuko nakorewe ihohoterwa bitewe nuko bansimbishije. Bagusindishije? Yari umushuti wanjye kuva kera, ariko bitewe n'ukuntu muri iki gihe naranze abantu byose kugira ngo mwirinde, bitewe n'igikomere nari mfite, nta bintu byinshi nashakaga, ariko bitewe n'ukuntu process zagendaga bakagarika muri chance, ngende mabarira abantu, niko yisanze iwanjye, aracyana blotswe pe. Turanywa nyine ibiki byose, ariko nyuma nisanga nambaye ubusa bro. Dina mu mihango, so n'ikibazo gikomeza, niyo mpamvu nahise mbihamya tu. Ikindi rero ndi muri process kugira ngo bikurikirane biri official, but that's what I'm feeling. Ni inshuti yanjye, nta kuntu narusha umuntu wanjye hariya outside just like that, uko mbizi neza ko ari byo. None se ukwa muganga ubu urateganya gutangira process aka kanya cyangwa? Kandi aribwo ndi kujyayo. Nibwo uri kujyayo? Okay. Hanyuma se we yahise agenda? Yahise agenda yancitse, kandi na muganga rindira. Ubwo n'ukuntu yansindishije nagone kujya kuri reference kamere. Nawe yatirindira tunemere neza, tujye kuri libu nubwo nari tayari, bo njye bunango ndi mu buryo bwo kujya muri ruhame ngo bikini bikiso. Nawe ngarindira, ariko kubitwe n'ibintu numva nakorewe, reka turindire binje mu tugende. Mani baranshika tu. None se yari wenyine cyangwa wenda yari yaje ari kumwe n'abandi? Undi mugenzi aramushikisha kubera ko ngenda nta mwanjye n'inkweto ze nazihishe. Yego. Ariko yagiye nta nkweto, kabisa inkweto ze zirakiri mu rugo nazihishe. Nicyo kintu cyose kinyereka ko muri ihohoterwa nyine. Pole sana. Okay.
ubu ni nk'iyi nama wumva waha abakobwa cyangwa se bashobora kugwa nko mu mutego nk'uwo? Ibyo inama tube tubiretse, umuntu yahohotewe kumusaba inama unakira itimamu, ubwo urukumva ibyo bintu uri kuvuga ari byo. So ibi bintu biri ku rundi ruhande, ngiye nuvuga ngo banyarwanda ahangaha haravugwa inkuru, biravugwa ko umuhanzi Yugi dore ngo uko bimeze ni nkuru tuyitangira uko Yugi. Ibi bintu nubwo ndi kubivuga ndaza kubivuga mu byumve. Shadibu mukanya mbwiye ko ndashaka kuvuga na Shadibu araje hano, ihangane, ariko mu nshakire ndimo gushaka nimero ya Yugi yindi, iyo narifite ntabwo iri gucamo, ndimo gushaka inimero ya Yugi twumva uko abivuga. Niko bimeze, ntabwo hana ari nkego, ariko tuba tugomba kumenya amakuru y'ibyamamare, tuba tugomba kuyavuga nk'uko bashyize hanze. Breaking. Shadibu arashinja umuhanzi Yugi, umukaraza, gufata igitsina cye akagikoresha mu nyungu ze bwite. Reka twakira abantu. Bwana nako madame Tamara, nk'umunyamakuru w'umwuga, niki uvuga kuri ibintu nyuma yo kumva aya majwi ku byakorewe umukobwa mugenzi wawe? Nukuri birababaje kubyumva. Nta muntu wese wakwifuza gukora ibintu utabyishakiye, ariko nanone the question nava kwa muganga kuko uri kuvuga ko yari yasinze. My friend, wimbwira ngo ndi kuvuga kandi umaze singiye audio umaze kuyumva. Allegedly yari yishuye. Vuga ngo Shadibu aravuze. Well, biri kuvuga ko yari yasinze. Ego. So najye kwa muganga niko avuze mu audio numvishije. Ego. Bivuye muri audio numvishije. Kuko Shadibu ntago turi kumwe. Bivuye muri audio numvishije ari kuvuga ko yari yaraye anyweye inzoga. So ntave kwa muganga azane ibyo bisubizo, uretse ko nimba uyu muyugi ari umuhanzi nawe nizere ko batari gutwika. Ari ibintu biri genuine, kandi nimba biri genuine uyugi afatirwe umwanzuro of course. No kuvuga ngo niba habayemo ibyo ngibyo Yugi ntabwo yapurinze out barasangamo, ariko se gute nose biraza gushoboka gute kandi Shadibu bavuga ko ari mu mihango? Kundi baravangura amaraso yo mu mihango n'amasohoro ya Yugi. Niba atakarabye, niba tatawaje biragaragara. Hari akantu bamushyiramo nyine kabigaragaza Ku buryo bari buze kuva ariko urumva hano ko baravangura amasohoro ya Yugi n'imihango ya Shadibu. nyine ubwo yagira undi muntu umurunga. Hari ibyuma bitumiye. Spamu zitandukanye n'amaraso. Muvuga umuntu umwe, reka twumve umuntu umwe please. Umugabo agira fluids zaba zitari spam zaba ziri spam, iyo habaye penetration haba DNA isigaramo, biragaragara amaraso y'umuntu atandukanye n'ikindi kintu kiri foreign cyajemo. So any penetration iragaragara, ese ni umuntu yari ifite semen, yari ifite, hari DNA irimo, hari fluids zirimo, biraza kugaragara. None se aba yakoresheje condom ahubwo? Ubwo yakoresheje condom byagaragara. Penetration biragaragara, iyo habaye penetration biragaragara. Ngo iki ubwo mukorwa ari kwaga kubyamye, y'umuntu aryamye nta bushake, there is force, there is that force of penetration, so biraza kugaragara. Cyangwa wenda ari nk'ukuntu wenda Shadibu yaba yamwemereye kuba ko yari yasinze, wenda nyine ntabyibuke mu gitondo cyangwa igihe akanguke ntabyibuke ko yamuhaye. Yaba yari we wabangiye kumusoma agatuma ashyuka, agatuma mukorera akabanza agasinzira batabikoze kandi yari yamushyukishije. Ari n'ukuntu ubyuka ukibagirwa ko wahaye umuntu nyine just hari n'igihe unabyuka ukibagirwa naho wari uri, maze hari igihe wasanga yamuhaye ahubwo yabyuka akahita yihinduka akibagirwa ko yamuhaye nyine. Kandi noneho iyo umuhungu akurongora uri mu mihango birababaje. Iterambere rigeze umuntu yafata igitsina cy'umuntu akajya kugiseseka mu kintu cy'undi, noneho umumama ugana gutyo ukajya kugisesekamo nta ruhushya ufite. Birashoboka aba yanyweye inzoga yasi. Aba mama bafata ku ngufu, nanjye hari igihugu twakundanye cyabinkoze nabishaka. Birashoboka cyane. Kinyiba umugono numva birambabaje. Kandi twe nk'abamama twabyaye iyo tumaze igihe tutabikora turongera tukaba amasugi. Uzi ko navuye amaraso icyo gihe, umva mana yanjye. Kaveho uruhu wagize ute?
Godfather turongera tukaba amasugi abamama twabyaye urumva ku rundi ruhande kugeza aya masaha urimo kumva hari ijambo uyu mukobwa avuze ngo ese baba bari gutwika oya simpamya ko byaba ari ubusazi ntabwo nshobora kwemera ko utwika gutya muri imbuga zose kuko nujya kuri Twitter nta yindi nkuru ihari nuko Yugi yafashe Shadibu ku ngufu so mwabantu Yugi namugira inama yo kwirukanka agatibi kagahunga ngewe ndi kumva muto tutahita twirukira tutabanje kumva n'ubundi ntuze side ya Yugi uburyo yabigenjemo n'uburyo ego nicyo kintu cyihutirwa hari n'abandi bagore muhohoterwa bakabasambanya kwa ko mwabyaye mugatinya kubivuga mujye muza mubivuge mureke kubigira rusange dukeneye kumva oya mva cyakoze ikintu ndi kubona cyo ahantu igihugu kigeze ashobora kuba ngiye Shadibu wenda yamuhaye akabyibagirwa oya mureke gushinyagura mureke urumva mugiye kufite gukiza no toke oya bibaho oya ntabwo turi kumugira ngo rwiwa kamugura n'amayoga ari kubundi mbese oya nibisanzwe twumvikane nimuje kuvuga uretse gato Yugi nawe naza point ako Yugi kuba yataye inkweto nabyo ni ikindi gisobanuro cyuko yibye so Yugi ya none se we wakumva umuntu akubwiye ngo agiye guhamagara polisi ngo wamufashe none tubundi turibaza mureke twibaza impamvu noneho Shadibu yahishe inkweto mbere urumva abantu hatarimo ikintu yamuhishiye iki inkweto ubundi se wamutumiye iwe mu rugo rwe kandi yari yamutumiye ahisha n'inkweto yari yasinze ntabwo yari kubyuka ngo ajye kuri amaze kukiba arigendera yabyutse nyumva ntabwo yegeranye neza mani ni ibintu byumvikana we acika intege zo kujya kuri riba ako kanya kuko yari yasinze nibwo yahishe inkweto aravuga ati guma ahangaha ibingibi wankoreye guma ahangaha ngewe ndashaka kujya kwisuzumisha ahubwo habayeho gushwana nuvuga ngo Shadibu mu yandi magambo yabyose aravuga ati se none se wayishizemo undi ubwo aravuga ati oya kumva icyobo mutapingi so rero kugeza aya masaha inkuru ni uko imeze dutegereje raporo zigiye kuva kwa muganga kuko Shadibu ari kwerekera kwa muganga nese nibyo ameolewa nitumara kuvaho turaza guhabwa ukuri ariko noneho turi kuvugana ndimo guhiga umuntu amaye nimero kaza mpamagariye nimero bampaye no kuvuga ngo agase no kwishongereza funga marike bagakubitwe n'inkuru so no kuvuga ngo kugeza amasaha ntabwo turamenye exactly ukuri ni ukuhe ku ruhande rwa Yugi niyo mpamvu nabona bampaye nimero ya Yugi reka nayo nyihamagare Jesus reka rero tuyihamagare ariko kugeza aya masaha turagendana na verisiyo iriho kugeza tubonye indi side na verisiyo iriho nuko umuvandimwe cyangwa Shadibu yafashwe ku ngufu mureke kubizanamo santima mureke kubizanamo amarangamutima mureke kubisesengura mushinyagura tugendere kuri verisiyo ivuga ko yafashwe ku ngufu ntibyaba biri clear sibyo byumvikana mureke gushinyagura nuko bimeze baritaba ko mwumiwe mwihangane arayifata tu mwihangane ubu ninde ufite urusaku ngo ruvanemo That's what? Okay. Mwihangane. Mukwe na patience. Mwihangane gato. atarayifata mwe muri gutanga ibitekerezo kimpuguke kazi ariko sinkeneye ko hari umuntu uzaramo ibintu byo gushinyagura cyangwa gutukana namwe mushyire mu bwenge kameme ariko abantu bana bakandaho nibyo nari ndi kuvuga iyi big screen ntabwo ari iya Jessica abantu bagiye kuvuga ngo ukire mu mwanya wanjye bankandeho tumaze kumenya impande zombi niko bimeze ako gashubu nshaka
ceceka ntubigize ntambara. kuki uwo mugore agira ishyari nyine None se umwanya si uwe. Genda gake. Umwanya ni uwe. Tom na Jerry we Umwanya ni uwe. Umwanya ni uwe. So mureke nje mubabarire. Mwe muri kuganira kaze njewe mpamagare Yugi. Kambazanire Yugi. Sibyo byiza? dushaka Yugi undi Yugi niwe Nashaka kugiye kumushaka. Yugi nashaka kubone. Koze cyane. Spetakura urakoze ku mwanda w'ururabyo. Dandi Yugi namubwira akiruka abamukoze kandi n'ubundi yirukanse kandi fani iri guca amata yagiye hanze y'igihugu zahuye zose abantu bari Clever we bashumba ni ukuri ko Imana ati nadatibika ngo basaba yuko mwakanda n'ahantu ajya aracyahari. mwambare mukanshyira kuri 1K mwoka Thank you famille Gashumba. Thank you famille Nyagasani Gashumba. Kristo Yesu abantu bari hano My people out there, kuri I want 1K to tujya get mu my Jessica today. I beg. Twise tujya mu ikoyini iraza kutuvana. Timu Jessica mu nkandeho abashumba Famille abantu bari Gashumba. hano mugeze Famille Gashumba. Uri nyana ndabizi uri kunyumva muri nkandeho ingurube mumbare mu nkandeho kandi ndashaka Gashumba gift y'ingurube mani mumbabarire none ubu ngubu Abitaye nayo narushye. mu nkande y'ingurube. Thank you gikundiro wanje. I love you so much sweetheart. I love you so much. Famille Gashumba, please support me. Ndabasabye. Mwange satani mukundi Imana. Wallahi Yogi none ari akabogari se baze nimba yamurongore yawe Jewe nabonaga yenda umva ngubwiye MC ngiye ko nabonaga thank you Zere. Thank you. asa nk'abahungu bakundanye asa nka wa muhungu wa nuze uyu nguyu Stone sibenda bashumu ngeze kuri 1K. Thank you famille. Thank you famille. Thank you famille. Thank you cyose waba ufite mwankanze Spetakura mana mfite umwana wankunze witwa Spetakura. Gashumba mungeze kuri 1K twiyicarire sibyo cyane sibyo famille yafashije mukangeza kuri 1K koko ariko Jesse nshaka kuzifatira Stone wasanga ari wowe Gashumba ko nagukanzeho kutanshimiye Gashumba dufite naramunaniye gute ninde uri kuvuga Liza Boge nabibonye urumva ushaka gukundana nawe ariko kuri gakosa wakanze kuri sinabonye ari mwiza kandi nimufata uzavuza induru nzavuza watinza wowe